Bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV mwaramutseho, twongeye kubaha karibu ku murongo wacu ari nawo wanyu. Tubifuriza kugira igitondo cyiza kandi dufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi turi ku itariki 8 Mata, umunsi ukurikira uwo u Rwanda n'amahanga batangiriye igihe cyo kwibuka iminsi 100 yashize muri 1994 abatutsi bahigwa bukware kugira ngo bicwe bashireho. Ariko kubera yuko ntabapfira gushira, Imana yarabarinze, ubu ngubu bariho bameze neza. Jenoside rero yakorewe abatutsi niyo yabaye ya nyuma mu kinyejana cya 20. Hari izindi zari zarabayeho, habayeho yakorewe abayahudi, habaho yakorewe abanyarumeniya, habaho yakorewe abanyakamboji, hariho niyabakorewe abitwa abaherero bo muri Namibia n'abanama, n'ubwoko bw'abaturage b'icyo gihugu cya Namibia, yakozwe n'ubutegetsi bw'abakoloni icyo gihe bw'Abadage. Iyo rero tugira ngo tuganireho mu magambo avunaguye cyane cyane ku ngengabitekerezo yayo, ni yakorewe abatutsi. Twese turayizi, abari bariho n'abatari bari, ariko barabyumvise barabisoma, abandi iyo basuye inzibutso barabibona. Jenoside yakorewe abatutsi yabaye ku manywa y'ihanga, yabaye ku manywa y'ihanga, abantu bose babireba, ndetse abavaga kuyikora bakoraga inama, isi yose yarabirebaga. Umuryango w'abibumbye wari uri mu Rwanda ufite ingabo ziwuhagarariye zirimo iz'Ababiligi n'abandi banyamahanga. Ariko igitangaje nuko nyuma y'imyaka 31 inkotanyi zihagaritse iyo jenoside, hari bamwe bakihakana. Hari abatayihakana mu buryo bwa burundu bakavuga ngo ntayabaye, ariko bakavuga ngo nubwo yabaye habaye niyabakorewe aba n'aba, abahutu ngo bicwa n'abatutsi n'ibindi byose. Cyangwa se bakavuga ngo n'abantu bwakiye mu gitondo basubiranamo baricana, bakirengagiza yuko ari ibintu byateguwe mu myaka igera kuri 40, bikorwa mu buryo busobanutse, bukozwe kuri gahunda, kwinjizamo abantu urwango gahoro gahoro. Abana bajya kwiga bakajya bahamagarwa, mwebwe muhaguruke muri abatutsi mwivuge, abandi bagahaguruka muri abahutu. Ibyo byose bigatuma uruhande rumwe rwanga urundi. Ni ibintu byagiye bikorwa, bikandikwa mu binyamakuru, abanyamateka bakasobanura ukuntu bamwe baturutse abandi bagaturuka hariya, ko abo bantu rero badafite aho bahuriye, ko nta n'ikintu na kimwe bashobora guhuriraho, kandi ko ababanje ari nabo nyamwinshi badakwiriye kubana nabo bita ko baje nyuma ari bo bakeya bitwaga abatutsi. Iryo hohoterwa ryagiye riba mu Bugesera, riba mu bice ubu ngubu bya Nyabihu, bikataga mu Bigogwe, ndetse ubwo n'igice cyegeranye na za Rubavu. Abantu baricwa, ndetse bamwe bagahitamo no guhunga bakava muri ibyo bice bakajya gutura ahandi mu rwego rwo kugira ngo baramire ubuzima bwabo. Hari n'abahinduraga irangamuntu, ubwoko bwo mu irangamuntu, kugira ngo byibura buke kabiri, aho agiye bamworohere, bamufate nk'aho bamwiyumvamo, kugira ngo buke kabiri yumve ko adatotezwa. Ibyo byose byarabaga bigenda bikorwa mu mashuri, birigishwa abantu. Abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV bazi ibyo bita teorie amitike. Amitike ngo nabahamite nk'abatutsi baturutse muri Ethiopia, baturuka muri ibyo bice bya Ethiopia baza mu bice birimo u Rwanda rw'ubu ngubu. Ibyo byose bikabaho mu kwerekana yuko abo baje nyuma badakwiriye kugira uburenganzira bungana n'abo bahasanze. Ikibabaje nuko byose byakorwaga n'ubuyobozi ubundi muri rusange buba bukwiriye kuberaho kubanisha abaturage b'igihugu bose bakaho bunze ubumwe. Ntabwo byaciriye aho, kubera ko abanyamahanga, ibihugu birimo Ubufaransa, Ububiligi n'ibindi byafashije iyo leta. Izo leta zombi zakurikiye igihe ubwigenge u Rwanda rwaboneye ubwigenge muri 1962. Abanyamahanga bagenda bafasha izo leta kugenda zigisha urwo rwango. Uko ibintu byagendaga bikura, ni nako n'abaturage basanzwe bagendaga bayifata koko nk'aho ari ukuri. Burya biragoye yuko umuturage usanzwe utarize, mbese ufite imyumvire nakwita yuko itari hejuru cyane, yakumva ko ibyo umuyobozi avuze birimo ikinyoma. Akenshi akurikira ibyo avuze, hanyuma akavuga ngo hari n'icyo Abanyarwanda bavuga yuko uko zitewe ariko zikirizwa, kandi ko ibiturutse bukuru bigomba kurara bigeze ku bantu bose, ngo umwe uturutse bukuru bucya wakwiriye ku bantu bose. Ibyo byarabaye, abaturage barabyumva, batangira kujya bagenda bagirana urwikekwe hagati yabo, kugeza ubwo muri 1994
ubwo indege ya Perezida Habyarimana Juvenal yahanurwaga bwakeye mu gitondo, ndetse hari naho bitarindiye yuko bucya abantu batangira gutemana baricana, induru ziravuga mu gihugu. Biraba birarangira, inkotanyi ku bw'amahirwe nizo mu by'ukuri zarokoye abatutsi. Imana yabigizemo uruhare birumvikana. Hari n'abahutu, abitwaga abahutu icyo gihe, bagize umutima wa kimuntu, bahisha abatutsi, bahisha abana babo, bahisha bene wabo w'abatutsi, babikoreye umutima mwiza bari bafite, kuko burya mu bantu bose habamo abeza bakabamo n'ababi. Ntabwo dukwiriye guheza inguni ngo uvuge ngo aba bose ngo bakoze ibi. Oya, ababikoze barazwi, za n'interahamwe ndetse n'impuzamigambi za CDR zagenderaga kuri iyo ideoloji, ariko ntabwo wavuga ngo abahutu bose cyangwa ubwoko bwose bw'abahutu bwakoze jenoside. Iyo ryaba ari ikosa rikomeye, kuko tuzi ko hari na bamwe leta y'u Rwanda iriho ubu ngubu yahembeye ko babaye abantu beza bagahisha abandi bahigwaga muri icyo gihe. Aho rero jenoside yakorewe abatutsi ihagarikiwe, umuntu yashobora gukeka yuko byarangiriye aho ngaho, ko ubugome bwashize mu bantu, ariko ntabwo ariko biri. Nk'ubu ngubu dukuyeho abahakana mu buryo twakwita ko busirimutse babikoreye mu bitabo, abo ba Charles Onana n'abandi bose, mu ijoro ryakeye hari inkuru yatambutse wakwita ko iratangaje ariko iranababaje, y'umwana w'umukobwa afite imyaka 23, ivuze ngo jenoside yabayeho atariho, yarataravuka, ariko yanditse amagambo mabi cyane kuri statiye ya WhatsApp. Yari umukozi wo mu rugo akorera mu karere ka Kicukiro, ahitwa mu murenge wa Nyarugunga mu kagari ka Nonko, akorera urugo bisanzwe. Hanyuma ikibazo cyabayeho, yanditse amagambo ayashyira kuri statiye ya WhatsApp, abantu barayasoma, avuga n'amagambo mu by'ukuri ababaje, avuga ati abatutsi mwibuka abanyu, natwe tuzibuka bene wacu b'abahutu, kandi tuzabica tubamare. Avuga abatutsi, avuga yuko ngo abahutu bazica abatutsi babamare. Ikintu gitangaje muri ibyo nuko kumva bivugwa n'umuntu ufite imyaka 23, umwana w'umukobwa, ukomoka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana ahitwa Nyamure, akaba avukana n'abana 5. Uwo mwana w'umukobwa rero inzego z'umutekano zaje kumufata, zijya gukurikirana ibyo ngibyo, ntabwo tubitindaho, bireba inzego z'umutekano. Ariko ikibabaje niyo mitekerereze iri mu muntu mutoya nk'uwo nguwo, wo kumva ngo tuzabica tubamare. Se mu by'ukuri yabikuye hehe? Ni ibitekerezo bye, ni ya ngengabitekerezo yo kwishyiga. Ese niba bikiri mu bana nk'abo ngabo, generasiyo ntoya, birerekana yuko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu igifite akazi kenshi. Ni ikintu kigomba guhagurukirwa, kigakorwaho ubushakashatsi, kwigisha bigahozaho, itorero rigakomeza rigakora, ndetse rikamanuka rikagera no ku bana bakora mu ngo nk'abo ngabo. Ntibigume gusa mu barangije za kaminuza, barangije amashuri yisumbuye, mu bize, mu bandi, bikaguka bikaba binini, bikagera ku bantu benshi. N'abakozi bo mu rugo nabo bagahabwa ayo mahirwe yo kugira ngo bigishwe yuko ubumwe bw'Abanyarwanda ariyo soko twese tuvomaho, dukwiriye gukoresha kugira ngo dutere imbere, tubane amahoro mu gihugu cyacu. Bakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV rero, turabashimiye yuko mukomeje kutubera indahemuka. Turakomeza tuganire uko ibintu bigenda bihinduka, haba mu Rwanda haba ku isi, uko ibintu bimeze tuzatugenda tubyunguranaho ibitekerezo. Abatarakora subscription babikore, hari hasi n'ahagenewe comment. Twaganira, ufite amakuru yadusangiza, icyo yumva twamutambukiriza akakitubwira. Turabashimiye, mukomeze mwibuke mwiyubaka, mugire intangiriro nziza z'icyumweru, muri inshuti z'akadasohoka. Murakoze, mugire umunsi mwiza.